Yesu ashimwe cyane, ndabashuje kandi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turakomeje turimo turaganira ku musaraba, ku gaciro k'umusaraba. Reka dusome Abafilipi ibice 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Haravuga ngo ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, niyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo kumusaraba. Amen. Turimo turavuga agaciro k'umusaraba kugira ngo tumenye agaciro k'umusaraba. Umusaraba ntabwo ari ikintu cyoroshye kubizera, bite n'umugabo Yesu umwami wacu twizera wawugiyeho. Bibiliya ivuze ite? Biravuze ngo yisiga ubusa. Kwisiga ubusa biravuga iki? Biravuga kubera inyungu z'umusaraba, kubera umusaruro wanjye nawe n'abandi bazava mu musaraba, kubera ibyo Yesu yabonaga mu musaraba, byatumye yemera gutakaza cyangwa gusiga byose kubw'umusaraba. Yemera kurekura ishusho y'ubumana, aca bugufi, agera ku rwego rukabije rwo kuba umuntu. Ntabwo cyoroshye. Tekereza kuva ku ishusho y'ubumana akagera ku rwego rwo kwicisha bugufi, akagera ku rwego rwo kuba umuntu, rwo kugira ishusho y'umuntu. Icya kabiri, yicisha bugufi, iyambura icyubahiro cy'ubumana yari yambaye. Kristo yari Imana, ni Imana. Nubwo yambaye ishusho y'umuntu, ni Imana. Kandi ubwo yari yambaye ishusho y'umuntu, yari Imana muri we, ariko yemera kuba umuntu kugira ngo yinjire ku musaraba. Icya gatatu, ubwiza bwe bw'ubumana arabureka, yambara umuvumo, yambara icyaha, yemera kwambara icyaha, ubwiza bwe arabureka. Kubera iki? Iyo Yesu aza kuza ari Imana, afite bakamero k'Imana, afite ubwiza bw'Imana, afite icyubahiro cy'Imana, afite ubuzima bw'ubumana, ntabwo ari kujya ku musaraba, ko ntabwo umusaraba ari kumutinyuka. Umusaraba wari umusaraba, donc nirwo rupfu rubi rwa nyuma rwabagaho. Biravuga ngo aricishwa bugufi ngo agera n'uburyo apfa urupfu rwo ku musaraba. Bivuze ngo nirwo rupfu rusuzuguritse, nababwiye, rugayitse rw'inyuma y'ibindi. Ariko ntabwo Yesu yitaye kuri ibyo byose yaba yatakaje igihe gito, ahubwo yitaye ku nyungu zizava ku musaraba amaze kunesha umusaraba. Rero Mukristo, mwene data, nshuti y'umusaraba, wowe wizera umusaraba wa Kristo, wisuzumye, wiyiniye nk'uko Pawulo yabwiye mu Bakorino, ukitekerezaho, hari icyo watakaje kubw'uyu musaraba, hari ikintu waretse kubw'uyu musaraba, hari ikintu wahombye kubw'uyu musaraba, hari ikintu wigomwe kubw'uyu musaraba, hari ikintu wateye umugongo kubw'uyu musaraba, cyangwa se uracyawuhekanye n'ibindi byose. Abantu bahekanye umusaraba ishyari, urwango, umujinya, ubugome, kuroga, kuraguza, guterekera. Hari ikintu waretse kubw'umusaraba. Niba ku musaraba kandi tugiye kubona no kumara wawo nyirizina. Reka turebe igitabo urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 14 n'uwa 15. Haravuga ngo ariko jyeweho sinyirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye k'iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. 15. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba icyaremwe gisha. Amen. Uyu ni intumwa Paulo arimo aravuga ku musaraba wa Kristo Yesu. None ageze hano mu Bagalatiya avuga neza cyane, avuga ngo nta kindi nkirata, nirata umusaraba w'umwami wanjye Yesu Kristo. Kandi twatanye tuvuga ko umusaraba ari uw'ibivume, na Yesu byamusabye kwiyambura ibindi bintu byose by'agaciro by'ubumana kugira ngo yinjire muri uwo muvumo wo ku musaraba. Ariko none Paulo aratwereka ko icya mbere umusaraba n'ibyirato by'abizera. Haleluya. Nk'uko umuntu ajya yirata ubutunzi, umuntu ajya yirata abana yabyaye, umuntu ajya yirata umuryango avukamo, umuntu ajya yirata inzu nziza atunze, umuntu ajya yirata imodoka nziza agendamo, abizera bo bagomba kwirata umusaraba wa Kristo, kuko umusaraba wa Kristo urenze ibyo byose tureba mu isi.
Pawulo avuga ngo nta kindi nyirata, sinyirata ubuheburayo, sinyirata ubuyahudi, sinyirata uburoma, sinyirata gukebwa, sinyirata amategeko niza amadigiri mfite, ahubwo ndirata ikintu kimwe, ko nabonye ikibiruta umusaraba wa Kristo. Ni ryari umuntu yirata ikintu kimwe mu bindi yabonye? Nuko icyo ngicyo kirusha ibindi agaciro. Icya kabiri, umusaraba wa Kristo uduhesha kunesha iby'isi. Haleluya. Uduhereza ubushobozi bwo kunesha iby'isi, kuko avuga ngo nsigaye mbirewe nk'ubambwe, nabyo bikamfata nk'ubambwe kubw'umusaraba wa Kristo. Umusaraba wa Kristo ni ushobora kuduha imbaraga zo kunesha iby'isi, ukaba mu isi ariko utari uw'isi, ukaba mu isi ariko iby'isi ubibona nk'ibibambwe, ukaba mu isi ushobora kunyurwa, ukaba mu isi ushobora kuryama ugasinzira, ukaba mu isi ufite amahoro. Ni igihe wamaze kubona inyungu z'umusaraba ku buzima bwawe, ni igihe watangiye kugira ubushobozi bwo kwirata umusaraba. Icya gatatu, ku musaraba tuhakura guhindurwa ibyaremwe bisha. Avuze ngo si amategeko, si ugukebwa, si ugudakebwa. Ntabwo gukebwa byahindura umuntu icyaremwe gisha. Ikintu gishobora guhindura umuntu icyaremwe gisha muri Kristo ni umusaraba wa Kristo. Haleluya, shimwa Yesu. Umusaraba ni ushobora guhindura umuntu ikiremwa gisha. Si idini usengeramo, si amasengesho menshi usenga nayo ni meza si mabi, si amavuta y'umushumba ugushumbye nabyo ni byiza kuba afite ayo mavuta. Ikiguhindura icyaremwe gisha ni umusaraba wa Kristo Yesu. Ubusabane bwacu n'Imana none n'igihe kizaza. Yesu abaho umugisha. Reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3:14. Havuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Amen. Tugiye kuvuga kuri uyu murongo 2:14 n'uwa 15 wamfashije cyane, ashaka nawe gufashe. Biravuze ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ngo ni nako n'umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, ngo kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Bible avuga iki? Mose yamanitse inzoka mu butayu kubera iki? Abiseye bakoze icyaha, bacumura ku Uwiteka. Inzoka z'ubushabwa bukomeye zirabarya mu butayu, zibicamo abantu benshi. Imana yanjibwira Mose ngo kugira ngo abo bantu bakiri ibikomere by'izo nzoka, nuko ucura inzoka mu muringa ukayimanika ku giti cy'ibendera. Umuntu wose uzajya wubura amaso akareba iyo nzoka y'umuringa imanitse azajya akira ibikomere bya ya nzoka. Ngo Mose acura iyo nzoka mu muringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Umwisirayeli wese ufite igikomere cy'inzoka n'ubushabwe bw'inzoka, iyo yuburaga amaso akareba inzoka imanitswe ku giti, bwa bushabwe bw'inzoka n'ubumara bwarakiraga, akaba muzima agasura mu bandi. Ngo uko ni nako umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo ku musaraba, kugira ngo umwizera wese, umuhanga amaso wese abone ubuzima buhoraho. Ubuzima ni iki? Ni ubusabane bwacu n'Imana, kuko igihe umuntu agifite ubusabane n'Imana yari afite ubuzima buhoraho. Rero iyo ubusabane n'Imana butandukanye n'umuremyi, iyo ubuzima bwacu butandukanye n'umuremyi, ubusabane bwacu butandukanye n'umuremyi waburemye ubuzima bwacu, ntabwo tuba tugifite ubuzima buhoraho bwisanzuye imbere y'Imana. Ni iki rero gishobora gutuma twongera kugira ubuzima bwisanzuye? Nuko twubura amaso tukareba Imana, tukareba umukristo uri ku musaraba, kuko umusaraba wa Kristo niwe yicisha ubushabwa cyangwa ubukana bw'icyaha, aricyo atandukanyije n'Imana. Umusaraba wa Kristo niwe ukiza ibikomere, niwe ukiza inkovu z'icyaha. Nk'uko inzoka y'umuringa imanitse mu giti yakizaga ibisebe by'ubumara bw'inzoka zaryaga Abisiraheli, ni nako umusaraba wa Kristo iyo umuntu awutumbira akawuhanga amaso, nawe udukiza ibikomere cyangwa ibisebe by'icyaha, aricyo atandukanyije n'Imana. Rero ndashimira Kristo kubw'umusaraba we, kuko abawutumbire bakawuhanga amaso, umusaraba wa Kristo ubakiza bya bikomere batandukanya n'Imana, bakongera akagira ubusabane bw'Imana bwa none ni mu gihe kizaza bakazabana n'Imana. Ndakubwira iki mwene data rero? Ndakubwira ngo hanga amaso umusaraba wa Kristo. Kubera iki? Nta cyaha, nta gikomere cy'icyaha, nta nkovu y'icyaha, nta mbaraga z'icyaha,
nta muvumo w'icyaha, nta butware bw'icyaha, nta bushobozi bw'icyaha buri hejuru y'umusaraba. Buri kintu cyose no kumara umusaraba ni nyinshi, ariko reka tuganire twashoboye gutegura. Reka turebere hamwe igitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 2:15 wonyine. Havuga ngo kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Amen. Urwandiko Pawulo yandika hanga rero arimo aragaragaza umusaraba, umaro w'umusaraba. Doko arimo arekana ko umusaraba nagumaro wawo ari wo kudukuraho ibyaha gusa no kutweza. Oya, ahubwo umumaro w'umusaraba wa mbere, umusaraba niho hanesherejwe imyuka mibi yose. Ku musaraba, iyo umukristo akizwa akagera ku musaraba wa Kristo, agira ubushobozi bwo kunesha imyuka mibi yose, kuko imyuka mibi yose yanesherejwe ku musaraba. Icya kabiri, ku musaraba niho yamburiye imyuka mibi yose intwaro. Bivuze ngo imyuka iturwanya yose nta ntwaro ifite. Yesaya yaravuze ngo intwara azazindura imabuzo. Bivuze ngo ntago imyuka mibi ifite intwaro zo kurwanisha ku musaraba. Aho niwe Yesu, kuko Satani yamuteze ikindi gihe bahuriye ku musaraba, amwambura ububasha n'intwaro aramunesha. Icya kabiri, ku musaraba niho imyuka mibi yamburiwe imbaraga n'ububasha ku bana b'Imana. Icya gatatu, ku musaraba niho imyuka mibi yamburiye ubutware. Bivuga ngo nta myuka mibi ifite ubutware ku musaraba, kuko niho Yesu yayikoreje isoni. Abayimbi korali Rebote yararimbye ngo ku musaraba ngo niho umuntu abonera, sibyo? Ngo yamuhemuriye ku musaraba, niko baririmbye ngira ngo ku mutware w'isi y'umwijima yamuhemuriye ku musaraba. Ku musaraba niho intsinzi yagaragariye y'abizera ya Kristo. Kristo ntabwo yatsinze kubwe, by the way, ko Yesu n'ubundi yari yaratsinze, yari Imana. Ntabwo yigeze akora icyaha, ntabwo yigeze aneshwa na Satani, yari Imana kuva kera. Ahubwo intsinzi ye yayitanze cyangwa yayikoreye ku bwacu, kubizera. Bivuze rero ngo ubu butsinzi n'ubundi Yesu yaratsinze Satani. Ubu butsinzi bw'icyaha ni inyungu zacu ku musaraba. Ubutsinzi bw'imyuka mibi ni inyungu zacu ku musaraba. Kwamburwa kw'intwara imyuka mibi ni inyungu zacu ku musaraba. Murabyumva neza? Kuneshwa kw'imyuka mibi ni inyungu zacu ku musaraba. Ariko ndakubwiza ukuri ngo buri imbaraga zose na buri mwuka wose na buri butware, nk'uko Pawulo byanditse mu Bakolosayi, byahemuriwe ku musaraba. Ibyo ubona bikikurwanya, ibyo ubona bikwirukankaho, ibyo ubona bikubuza gusinzira, ibyo ubona bikubuza amahoro, ibyo ubona bikuzengereje, ndashaka kubwiza ukuri ngo nushaka ugende ubitangarize. Kubw'umusaraba wa Kristo nta butware bigufiteho. Kubw'umusaraba wa Kristo nta ntwaro yo kurwanya bigifite. Kubw'umusaraba wa Kristo nta mbaraga bigifite. Kubw'umusaraba wa Kristo nta bushobozi bikigufite.